reka ngushimire rero ngo ikaze by'umwihariko wowe ukomeje gukurikirana ibiganiro tukugezaho umunsi ku munsi by'umwihariko wowe kandi subscribe niba utarakanda subscribe nyaboneka agira va kugira ngo tujye tujyana n'amakuru ashyushye amakuru agezweho kandi amakuru yizewe gatanu kuri gatanu y'amakuru uzasanga afite source amakuru uzasanga nta handi hantu wayabona nubwo wayabona handi hantu ariko na akabari y'amakuru kuko uvuga ute amakuru ari zewe kuri ubu ngubu rero inkuru igezweho ni inkuru iri guca ibintu hano mu mujyi wa Kigali ni inkuru iri guca ibintu mu gihugu cya Canada ni inkuru iri guca ibintu mu bihugu by'i Burayi ahantu hose ni inkuru igezweho inkuru y'umuhanzi Safi Madiba umusore rwose wamenyekanye mu itsinda rya Urban Boys ariko kuri ubu ngubu akaba atakibarizwa muri ritsinda nyuma yaho yaje gutandukana naryo kuri ubu rero amakuru arimo avugwa nuko bigaragara cyangwa se byavuzwe neza ko ashobora kuba agiye gutandukana n'umugore we Judithe bashakanye muri 2017 kuvuga ngo ni ku itariki mu matariki ya mbere z'ukwezi kwa 10 2017 nibwo abangaba bombi bashakanye ariko kuri ubu ngubu urukundo rwabo ruri gusa n'urugira rute n'urugenda rusho niko umuntu yabivuga kuko bigaragara ko bagiye kugira gute gutandukana ntago twamenya neza niba koko bagiye gutandukana ariko amakuru yizewe agera ku bitangazamakuru bitandukanye natwe tugezeho hano nuko abangaba bagiye kugira gute bagiye gutandukana kuri ubu ngubu rero icyagiye hanze ni ibiganiro umuhanzi Safi Madiba ari kugenda agirana n'umukunzi we wahahise nuvuga ngo n'umukobwa bahoze bakundana yitwa Parfine umutesi n'umukobwa uba i Burayi mu bihugu by'i Burayi uyu muramuzi barakundanye ariko nyuma baza gushwana ariko kuri ubu ngubu amakuru yizewe atugeraho nuko bashobora kuba bagiye kugira gute bagiye guongera gusubirana ibi rero ababivuga bikomoza n'iki ni ibiganiro bitugeza aka kanya abivuga ko kuri ubu ngubu urukundo hagati ya Parfine ndetse na Safi Madiba rurimo ruragurumana cyane ko aba bombi biteguye kongera kubana nkuko Parfine arimo abibwira Safi Madiba ati wowe gira vuba rwose humura uraje unsange hano mu rugo twibanire ugere ku nzozi zawe warose kuko uyu nguyu Safi cyangwa se uyu nguyu Judithe nyine ntabwo ari we mugore wawe w'inzozi zawe kuvuga ngo rero Safi nawe akamubwira ati rwose ngewe ndi indwanye hanga rero icyo wenda tugiye gukora ntabwo turi bujye mu mateka cyangwa se mu mateka y'aba bombi ariko ikintu tugiye gukora no kugusomera ibikubiye muri chat abangaba bombi bagiranye bagiye bagirana bigaragaza neza ko byanga bikunda hari umubano wabo uri mu gendo ugira ute uvugururwa cyangwa se bashobora kuba bagiye kongera kwibanira no kuvuga ngo ni inkuru wenda abantu benshi cyane batakiriye neza ariko ndagira ngo mbabwire ko wowe urimo wumva aya makuru cyangwa ureba iki kiganiro umenye neza ko kuri ubu ngubu Safi Madiba ndetse n'umugore we cyangwa se n'umugore we Judithe babana muri Canada kuri ubu ntibacana uwaka ndetse hari n'amakuru yizewe avuga ko aba bombi bagize bate batakibana ariko ibi ntago wamenya neza niba koko batakibana ariko amakuru yemeza neza ko nubwo babana muri Canada ariko umwe yananiye undi no kuvuga ngo Safi Madiba yangesoye yo gushurashura yangesoye yo gukunda amafaranga abeshya abakobwa babanda abeshya rubanda yongeye yagize ite yongeye imugarukaho kuri ubu rero wenda tunyuze gato mu biganiro ariko magenda agirana na Parfine araho yagiye amubwira ati uramenye nawe rwose utamfatanya n'iyi Hennessy no kuvuga ngo hano Safi yabwiraga umugore we ati ushaka se kumfatanya n'iyi Hennessy undi akamubwira ati ariko se bimeze bite abangaba rero murabibona neza ibiganiro bagiye bagirana bari mu rukundo rwabo ntabwo wamenya ngo rufite icyerekezo ariko barimo barakundana tugere rero ku inkuru yanditswe na inyarwanda.com iravuga ko kuri ubu ngubu Safi Madiba cyangwa se ifite umutwe kugira ngo aho yanyuze ntihagira hate ntihaca urwango barimo baravuga bati rero aho iminsi y'urukundo yaciye ntihagira hate ntihaca urwango rero kuba iminsi y'urukundo yaraciye hagati ya Parfine ndetse n'umukunzi we
Safi Madiba bivuze ko rero abangabo bwabo bashobora kongera bakagira bate bagakundana, nubwo tutaramenya neza niba koko bari bukundane byeruye, ariko birimo biragaragara cyangwa se abantu barimo baravuga ati nimba ari aho bigeze aho kuvuga ngo Safi Madiba aganire na Parfine kuri ibi ngibi, biragaragara ko amaherezo baba bagiye kugira gute, baba bagiye kongera bagakundana. Rero ndagira ngo ngusomere neza iyi nkuru igaragara ku Nyarwanda ivuga ngo ahagana muri 2017 nibwo Safi Madiba yashyingiranywe n'umugore we Judithe Niyonizera, babana kuri ubu ngubu, ariko nyuma gatoya yuko bashyingiranywe icyo nakwita nk'imijugujugu, ibitutsi n'ibindi byose byagiye bikurikira Safi Madiba, abikurikijwe nande na Parfine bari bamaze igihe bakundana, bivuga ko Safi yagiye amubeshya kandi afite umupango wo kubana nande na Judithe, ariko akajya abeshya Parfine ko nta wundi mukunzi afite ahubwo ari we bazabana. Ibi rero nibyamaze kabiri, dore ko Safi Madiba yageze aho nawe ashyira ukuri hanze, aravuga ati nubwo rwose ngewe twari inshuti kuriya, ariko ntabwo nagukundaga ahubwo nari nifitiye Judithe wanjye, kuko niwe nabonaga wagira ute wavamo umukunzi wanjye kandi w'ibihe byose. Ni ukuvuga ngo rero icyo gihe Safi yareruye rwose abwira Parfine ko batagize bate, badafite gukundana na gato. Reka rero wenda tutangirane n'ino nkuru ivuga ku Nyarwanda. Aravuga ngo abahanga mu buvanganzo bavuga ko aho iminsi y'urukundo yanyuze hadaca urwango, kandi nibyo koko n'umwami James, ni ukuvuga umuhanzi King James, yarabiririmbye abaza umukobwa ati ese uracyamukunda ko mbona akomureka byanze. King James rero yaririmbye inkuru ya Niyonizera Judithe n'umugabo we Safi Madiba nibikora, kuko kuri ubu hari igihamya yuko Safi Madiba yaba asigaye arara amajoro adasinzira kubera umutesi Parfine bahoze bakundana bakaza gutandukana. Ahagana muri 2017 nge uri kubabwira iyi nkuru rwose kuri Umusanzu TV, ndabyibuka neza, yewe ndi mu bakurikiye intambara y'amagambo hagati y'umuhanzi n'ibikora Safi Madiba n'uwari umukunzi we umutesi Parfine. Ni intambara ariko yadutse ubwo Safi Madiba yaramaze gukora ubukwe na Niyonizera Judithe, bari bamaze igihe bakundana mu cyafatwa nk'ibanga rikomeye, kuko inkuru y'urukundo rwabo yamamaye mu itangazamakuru ku munsi w'ubukwe. Muri 2015 rero ubwo ni muri Mata nibwo Safi Madiba yavuze ku rukundo rwe na Parfine, ubwo ni ku nshuro ya mbere nyine, ubwo uyu mukobwa yari yaje kumusura i Kigali yavuye mu Busuwisi aho yabaga icyo gihe nibwo uyu muhanzi kuri ubu uri muri Canada nyine hari kubarizwa, yatangaje byeruye ko nyuma yo gutandukana na Butera Knowless yahise ajya mu rukundo na Parfine nyine, bagatangira gukundana, avuga ko uyu Parfine ari we wari ubereye cyangwa se wari ufite uburanga n'imico bikwiye kuranga uwo yifuza ko barushinga. Safi yakundanye na Parfine nyuma yo gutandukana n'uwitwa Fabiola, bari bamaze igihe gito bakundana, ariko nawe baza gushwana ndetse nyuma baza kugirana amahari bapfa imodoka umwe yari yaguriye undi. Byaranze urukundo rwa Safi rero na Parfine ntabwo babivuga ngo birangize, ariko rwasojwe no guterana imijugujugu hagati yabo, dore ko umwe yashinje undi kuba umusambanyi ukunda amafaranga y'abadiaspora. Mu majwi yagiye hanze hari aho yagize ati no kuri kw'Imana ibintu birakabije, abahungu bose ubu bari ku bakobwa b'abadiaspora. Hari abirirwa bambwira ngo ihangane turatandukanye, ngo ntabwo tuzakubabaza, ariko apu narabahazi. Araho rero yakomeje agira ati umuntu ahanuka rimwe ntabwo ahanuka kabiri, ahanuka rimwe agahita apfa. Ntibyarangiriye aho, dore ko nyuma yuko Safi akoze ubukwe n'umugore we Judithe yakurikijwe ibitutsi bitagira ingano kugeza naho yashinjwe
kugira satani. Mu biganiro rero bagiye bagirana aba bombi basa n'abatukana byaje kujya hanze ari nkaho Safi yumvikanye abwira Parfine ati ucunge neza niba atari wowe ufite satani, kuko uwo ndongoye azi gusenga akunda Imana n'abantu, wowe uriyizi ibyawe no kunywa champagne n'akabari. Rero tariki ya mbere ukwakira 2017 nibwo Safi Madiba na Niyonizera Judithe bashyingiranywe imbere y'amategeko ndetse banasezerana mu rusengero, babyereka inshuti n'abavandimwe ko bagiye kubana akaramata. Bazi neza rero Safi Madiba by'umwihariko abakundaga gusenga nawe mu myaka yo hambere yuko akora ubukwe, bavuga ko Judithe bari basanzwe bazi ko bombi bakundana, ndetse n'igihe umusore yari mu rukundo na Parfine yaraziranye n'umugore we wiberaga muri Canada icyo gihe ari naho ubu ngubu atuye. Abivuga ko rero ubwo Judithe yabaga yaje mu Rwanda gusura Safi Madiba abakundaga guhura cyane ndetse bagasohokana na bamwe mu nshuti zabo za hafi, ku buryo nubwo batajyaga ahagaragara ariko urukundo rwabo rwari ruhari. Aba bombi rero bakimara gushyingiranwa nibwo Parfine yagize umujinya aho umuranduranduzi yandagaza Safi Madiba amushinja kumuhemukira, nubwo uyu muhanzi yavugaga ko atari agamije kuzabana nawe. Kuri ubu rero amakuru yizewe agera kuri iki gitangazamakuru nuko abantu wa Safi Madiba na Parfine bamaze kuzahuka, ndetse kuri ubu ibintu bikaba bidahagaze neza hagati y'umugore we Judithe. Ibyo kuba Judithe na Safi Madiba batamenyanye neza muri iyi minsi si ibi by'ubu ngubu gusa, bisa n'ibyatangiye kugaragara mu mpera z'umwaka ushize ubwo uyu mugore yazaga i Kigali. Ubusanzwe byabaga bizwi ndetse abakurikirana hafi umuhanzi babaga bazi ko umugore ari mu Rwanda, ariko kuri inshuro nta n'inkuru n'imwe igaragaza bari kumwe, baba basohokanye cyangwa hari ahandi hose baba bari. Kuba rero uyu mugore yaraje mu Rwanda binavuga ko icyo gihe Safi Madiba yari yamaze kubona ibyangombwa byo kujya muri Canada. Ukubungu rero bose barabana ariko ntabwo bimeranye neza. Hari n'amakuru avuga ngo ntibakirarana mu cyumba kimwe, ahubwo umwe arara ukwe n'undi akarara ukwe. Safi Madiba rero nguwo Safi Madiba rwose yikundira amafaranga n'abagore no gusambana, bamushyize hanze. Ibyo byose bigize bite? Birangiye bishyizwe ku mugaragaro. Ni ukuvuga ngo kuri ubu Safi Madiba ibyo byose byamaze kugira gute? Byamaze kujya hanze. Binavugwa ko mu gihe cya vuba cyane rwose araba yatandukanye na Judithe, yagiye kwibanira na Parfine. Nimba rero utarakana subscribe nyamuneka gira vuba kugira ngo amakuru ajye akugeraho umunsi ku munsi.